Igifu ni rumwe mu ngingo zifitiye akamaro gakomeye mu mubiri wacu kuko kigira umumaro mu igogorwa ry'ibyo tuba twariye n'ibyo tunywa byose. Ni kimwe mu nyama zo mu nda, giherereye mu gice cy'iburyo munsi gato y'igicamakondo cyangwa se diaphragma. Aha tubibutse ko umuntu agira igifu kimwe gusa. Ubushakashatsi bwerekana ko igifu gishobora kubagwa kikavurwa mu gihe umuntu akirwaye, ariko ntigishobora gusimbuzwa nk'uko bigenda ku zindi ngingo zimwe na zimwe z'umuntu. Abantu bose ntibagira igifu kingana, ingano igenda itandukana bitewe na buri muntu. Mu bihe bisanzwe igifu gishobora kwakira hagati ya litiro 1 na litiro 2 z'ibyo kurya n'ibyo kunywa umuntu aba yafashe. Igifu kandi kirakweduka ku buryo gishobora no kwakira kugeza kuri litiro 3 cyangwa 4 z'ibyo kurya no kunywa umuntu aba yafashe. Ariko iyo gikwedutse cyane bitera ibibazo, ni hamwe uzasanga umuntu yabyimbye inda, rimwe na rimwe akarwara ikirungurira kuko igifu kiba kiremereye n'ibikirimo bituma kitabasha kubivanga neza ngo kibisye bikomeze kugabanuka mu gifu, aribyo bita indigestion. Ubusanzwe nyuma yo kurya ibyo umuntu yariye cyangwa yanyweye ntibirenza hagati y'isaha cyangwa amasaha 2 mu gifu. Ubundi bikomeza byerekeza mu rura ruto cyangwa small intestine, ariho igogorwa rikomereza. Gusa nubwo bimeze bityo, igifu kijya kirwara rimwe na rimwe bitewe n'ibyo wariye bigateramo acide nyinshi, ukarwara ukirungurira cyangwa ukagira ibisebe ku gifu. Indwara yo gupfuka ubwoya ku gifu ni imwe mu ndwara ikunda kuzaza abantu benshi. Kugira udusebe ku gifu aribyo bita peptic ulcer biterwa hanini n'ibi bikurikira: Helicobacter pylori, n'utunyabuzima two mu bwoko bwa bagiteri twibasira igifu tukaba twatera uburibwe bukomeye ku gifu ndetse na infection. Izi bagiteri iyo zibasira igifu zigenda zishimashima impande z'igifu, ariko hagenda hacika udusebe. Ibi bikaba bibabaza cyane. Gusa ubusanzwe izi bagiteri ziba mu mubiri w'umuntu, mu gifu ndetse no mu maso zirahaboneka, zigira akamaro gakomeye mu gufasha igifu gukora akazi neza. Indwara yo kugira udusebe ku gifu kandi ishobora no guterwa no gukoresha cyane imiti igabanya uburibwe nka ibuprofen, diclofenac, aspirin n'indi yo muri ubwo bwoko. Gusa iki kibazo gikunda kwibasira cyane abantu bakoresha iyi miti igihe kirekire cyangwa igihe habayeho kunywa imiti myinshi irengeje urugero. Ikindi kibazo gishobora gutera indwara y'udusebe ku gifu ni imibereho. Ku bantu bahora bahangayitse batishimiye ubuzima babayemo cyangwa se abantu bakora akazi kavunanye batajya babona umwanya wo kuruhuka uhagije, baba bafite ibyago byinshi byo kuzana udusebe ku gifu. Ikindi ni ukunywa itabi ndetse no kunywa inzoga cyane. Ikindi gishobora gutera indwara y'udusebe ku gifu ni abantu barwaye kanseri y'igifu, nabo bafite ibyago byinshi byo kurwara utu dusebe. Aha twabamenyesha ko nta byo kurya bitera utu dusebe, gusa iyo wamaze kurwara hari ibyo kurya bikongerera ububabare, aho umubiri wawe niwe ubikubwira. Igihurirwaho na benshi ni ukugira ububabare bukomeye mu gice cy'inda yo hagati ndetse n'ahazamuka hegereye mu gatuza. Ubwo bubabare buraza bukagenda, bushobora no kukubyutsa hagati mu ijoro. Ikindi ni ukumva umeze nk'uri gushya mu bitugu ahahuriye n'intoki z'amaboko, ukumva umeze nk'aho arimo kunyengetera. Ibindi bimenyetso twavuga harimo kubura apeti, kugira isesemi, guta ibiro, rimwe na rimwe kwituma amaraso cyangwa ibisa umukara. Ibisebe bishobora kuza ku gifu hagati cyangwa ahahuza igifu n'amara. Tumaze kuvuga ibitera iyi ndwara n'ibyakubwira ko uyirwaye. Ubu noneho reka turebe imiti ikoreshwa mu kwivura. Hari imiti ibuze ikoreshwa diacide nyinshi mu gifu, iyo ni nka ranitidine, famotidine, simetidine na nizatidine. Hari imiti ifunga inzira acide yari kunyuramo iza mu gifu, ariyo yo mu bwoko bwa omeprazole. Hari kandi imiti irinda igifu kugira ngo kitangirika, harimo misoprostol na bismuth. Gusa misoprostol kuri ubu itangwa byitondewe kuko hari ibindi bibazo ishobora guteza cyane ku mugore utwite. Indi miti ikoreshwa ni imiti igabanya acide mu gifu, harimo malox, phospharugel, antacide, bicarbonate n'indi itandukanye. Hari kandi imiti yica mikorobi, cyane cyane amoxicilline, erythromycine na cloxacilline, ufasha mu gutuma udusebe tutazamo amashyira. Hashobora kwifashishwa kandi imiti ya amibe, harimo metronidazole, tinidazole, entamizole mu gihe ibisebe byatewe na Helicobacter pylori. Iyi miti yose tuvuze haruguru iboneka muri farumasi gusa. Hari n'ibyo kurya kandi ushobora kwifashisha kugira ngo bishobore kukurinda iyi ndwara y'udusebe ku gifu, harimo nka soya, imboga, inkeri zitukura, pome, amashu, karoti, tungurusumu na thé vert. Iyo udusebe ku gifu tugenda tugaruka, biba ngombwa kubagwa aharwaye hagakurwaho cyangwa bakahahoma. Reka ngushimire cyane ko wafashe umwanya wawe ukankurikira. Iyi ni isi mu ncamake. Niba utarakora subscribe nagusaba gusiga ubikoze kugira ngo n'andi makuru yacu atahajya ahita kugeraho mu bambere nta gutinda. Nakoze cyane, mukomeze kugubwa neza no kugira amahoro y'Imana.